Reka ntangire mbaye ikaze inshuti bakunze mudukurikiye aho muri hose, nizere ko mumeze neza. Rero natwe turaho turashima Imana. Uyu munsi ugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gufatamo umutware neza. Ikindi kandi nkwibutse kuri subscribe, like, comment kugira ngo tugendane gatanu ku kandi. So rero gufata neza umutware, hariho abantu bajya babyumva mu buryo bugiye butandukanye, ariko burya ni no mu buryo butandukanye kuko hari A yo mu buriri hakaba na B yo mu buzima busanzwe. Kaduhere kuri B yo mu buzima busanzwe, uburyo umugore aba akwiriye gutwaramo cyangwa se gufatamo neza umutware wiwe cyangwa se umugabo wiwe. Ni ukuvuga ngo rero urabona iyo umugabo yagiye mu kazi, tuvuhere wenda yagiye mu kazi nimugoroba, ubwo duhereye mu nimugoroba ntabwo duhereye mu gitondo. Umugabo yagiye mu kazi nimugoroba agataha, araza ukamuha ikaze, wamara kumuha ikaze ukamukuramo inkweto, ukamushyuhiriza amazi, niba yoga yashyushye niba yoga yakonje ukamutegurira akoga, yamara koga akaza ukamuha ibyo kurya akarya, ukamubaza uko mu kazi byagenze, uko byari bimeze, ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo abashe kuba yakomeza kugukurikira cyangwa se kugukunda, nyine komeza akurikirana imico yawe, yibaza ati si uno mugore ateye ate ko atajya arambirwa. Ibyo bintu rero bikoze igihe kinini bigaragaza yuko nta kurambirwa muri wowe ufite, kuko hari ukuntu umuntu arambirwa cyangwa se akora ikintu ari nk'urwiyerurutse ariko burya kitamuvuye ku mutima, akagikora nk'uyu munsi ejo ugasanga kiramunaniye. Rero biba bisobanuye yuko buriya muntu aba yakoze ibintu bisa nkaho mbese nyine atari yapanze, atari yateguye. So rero usanga kenshi na kenshi abantu duhura n'ibyo bintu, ugasanga rero ibyo utateguye burya kenshi ntabwo biba ari byiza. Rero niyo mpamvu uyu munsi tugiye kureba nyine twese muri rusange abagore uburyo bagomba kwitwara kugira ngo mujye muharana imiteguro kandi idasa nkaho wahatirijwe cyangwa se nkaho mbese nyine ugahorana imiteguro wateguye ukavuga uti ngiye umugabo wanjye azajya azamukorera ibi n'ibi 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 n'ibi, buriya ukabitegura bihoraho. Ntabwo biba bimeze nkaho usa nkaho warambiwe, oya. Hari ukuntu umuntu abikora ugasanga asa nkaho yarambiwe cyangwa se nkaho yananiwe cyangwa se nko mu bundi buryo sinzi wenda uko nabivuga. Ibyo rero ntabwo biba bitandukanye n'iyo umuntu yateguye. Iyo wateguye ukora ibintu byiza kandi biciye mu cyo. Ubwo rero ibyo ngibyo biba bigomba kuranga umugore wa none aha ngaha, ukunda urugo rwe kandi wifuza kuba yarushinga rugakomera. Ikindi kintu navuga rero, buriya mu gufata neza umutware harimo no kumufatira abana neza, kuko iyo utamufatiye abana neza burya biri mu bintu bishobora kuba byamutesha umutwe, akumva yuko utamwitaye cyangwa se utitaye ku bana be. Kandi buriya nicyo kintu cya mbere mu buzima cyo kwita ku mwana w'umuntu. Utitaye ku mwana w'umuntu nta kindi kintu waba ugiye kugira gute gukora cyangwa se kugeraho. Ushatse kuvuga ngo rero byanga byakunda ugomba kwita ku bana b'umugabo, nubwo nawe aba ari abawe, ariko hariho abagore batajya babitaho, ugasanga umwana arasa nabi ukagira ngo ntabwo yigeze avuka ku mubyeyi cyangwa se ararerwa na mukasi. Ibyo ntabwo aba ari byiza kuko ntabwo bigaragaza yuko witaye ku mugabo wawe. Iyo ushaka kwita ku mugabo wawe, ikindi kintu wakora ni ukwita ku isuku y'aho utuye, sibyo? Kwita ku isuku y'aho utuye, ukamenya ngo inzu yanjye ndayikoropa, ndayitegura, irahumura neza, imeze neza, ku buryo umutware naza kuza ari buze kwishimira yuko ari njye mugore kuko yashatse, kandi akishimira ko urugo rwiwe ari rwo rw'ingenzi mu buzima bwiwe. Ariko ibyo bintu usanga kenshi na kenshi abagore batekereza nkaho mbese sinzi undi kubikora ntabwo biba biri mu bintu byo kwita ku mugabo. Ariko bugerageza mubwiza ukuri, kwita ku mutware n'ibyo byose biri mu bice bikubiyemo. Hari igihe ushobora kuba utabizi none aha ngaha, ariko ndagira ngo mubwize ukuri ko muri ibyo byose niba wumva ngo namwitayeho, uzajya umenya ngo kumwitaho byahereye mu buriri, kumwitaho byakurikiye ko yavuye mu kazi akaza nkamukurikirana, kumwitaho byakurikiranye n'uko nitaye ku bana be, kumwitaho byakurikiranye n'uko nitaye mu rugo dutuyemo. Urumva ntabwo uri wa mugore umugabo azinjira isazi zikamukurikira,
kubera ibyombo bimaze ukwezi bitozwa. Ntabwo uri wa mugore uzajya umugabo azajya mu buriri akaryama mu kijandi cy'inkari cy'umwana. Ntabwo uri wa mugore umugabo azabona umwana we ari gutambatamba hariya mu muhanda yabaye mayibobo. Ntabwo uri wa mugore, mbese ubwo ni ukuvuga ngo byanga byakunda umugabo kubonaho iyo mico biramunezeza cyane, ndetse binagaragara ko wamwitayeho. Ariko mu gihe uba utabikoze ibyo byose ukaba ahubwo uri kurangwa nabyo, ubwo ntabwo umugabo wawe uzaba wamwitayeho, byanga byakunda ntabwo uzaba wamwitayeho. Urumva rero hari ibintu biba bigize gute, hari ibintu biba bigiye bifite itandukaniro, kandi mwebwe mukabifata nk'aho ari ibyo bireba wenda umuntu ku giti cye, ariko burya iyo ubikoze uba witaye kuri mugenzi wawe. Nk'urugero wenda umugabo ikintu kigaragaza ko akwitayeho ni ukuba aguhaye mu gihe muri sex akabikora neza kandi n'umutima mwiza, akaguhahira, akita ku bana bawe akabakunda. Buryo uzabireba umugabo niyo yaguhahira akagira atari ukabona abana atabitayeho, ntabwo wabona ko akwitayeho nawe ubwawe. Bishatse kuvuga ngo rero hari ibintu biba bisa nk'aho ari magirirane, cyangwa se hari ibintu biba bisa utagira gute, utajya kunyura ku ruhande ngo bimeze gutya na gutya.